Hello muraho bavandimwe, ndabashimiye cyane ko mukomeje kudushyigikira. Imana ibaho umugisha. Ku Nkumburwa Family TV rwose nabonye muri kubyishimira, kandi natwe kiturangaje imbere no kugira ngo dufatanyirize hamwe komora imitima ifite ibikomere by'ubwoko bwose, ndetse tunafatanya inzira ndetse n'urugendo rwiza rugana ku mwami wacu Yesu. Rero tugiye gutangira, mwese rwose mukomeze mukore subscribe, musharinge. Turabakunda kandi nta yindi mpamvu yindi tugambiriye no kugira gusa ngo bigere kuri benshi, buri wese be byamugirira akamaro. Atari ngira akamaro natwe ntitwakwirirwa twifuza kubikora. Rero turagarutse, mwabonye ko nagiye ngerageza kuri indirimbo za 200 zitwa indirimbo zo guhimbaza Imana. Wow! Rero nta gisa no turimo izindi ndirimbo zisanzwe mu buzima, ariko indirimbo zo guhimbaza Imana ukanezeranwa n'Imana. Nyankunda gutaha amakwe nkabona abantu baraha impano za Bibiliya n'indirimbo, ariko se Mana, none ingo zisenyuka buri munsi, none izo nama zose aho zizuye muri Bibiliya no mu ndirimbo ziba zagiheye? Aho nimugenda mwagera mu ngo zanyu mukabihunika, nyabuna mujye musoma izo Bibiliya maze murimbe n'izo ndirimbo, murebe ngo umunezero urahora iwanyu. Tugiye kurimbira hamwe indirimbo y'167 yitwa Mwabera b'Umwami. Mwabera b'Umwami turaza kwisobanura vuba, ariko reka mbanze nyiririmbe mwumve. Mwabera b'Umwami, mwishimira ijambo rye, niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. Dore yababwiye byose ntacyo yaba ishe, ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuritubya uko ari iry'Imana. Nugera mu kaga, Yesu yasezeranye ko azakugoboka akakurengera. Amakuba yawe yose akubera umugisha, niyaza kweza rwose maze atumushikama, niyaza kweza rwose agukomeze. Ibigeragezo nibikugwa gituma ubuntu bwanjye buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibyaha usigara utunganye, bizakongora ibyaha bikubo neze. Unamba kumana ntizamuhemukira, ntizato n'ubw'ingabo zose z'umwanzi zamusatira, ntizamuhemukira, ntizamuhemukira, ntizamuhemukira abana gato. Urumva iyi ndirimbo y'167 iraburira abera b'Umwami. Mbese ni indirimbo imeze nk'imiburo inabakomeza. Igitero cya mbere ngo mwabera b'Umwami, mwishimira ijambo rye. Ijambo rye nta rindi ni Bibiliya, niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu. Hari n'ishingiro ryo kwizera, niryo ryonyine kuko niryo ryigisha Yesu. Dore yababwiye byose ntacyo yabahishe, ntitwabasha kongera kuri iryo jambo ryiza. Twakongera amagambo yacu, twakongera amagambo ku inshuti zacu zavuze, twahimba twabeshyira abandi uko ibyo bireze, ariko ntukongere ku ijambo ryiza ry'Imana, cyangwa kuritubya cyangwa se kurigira ritoya. Gutubya ni ukuvuga ngo kugira ikintu gitoya, ntago twabihangara kuko ari iry'Imana, rirahagije. Cya kabiri,
nugera mu kaga Yesu yasezeranye ko azakugoboka akakurengera. Amena, amena. Nugera mu kaga Yesu yasezeranye ko azakugoboka akakurengera. Urumva indirimbo ngo irakomera cyane. Amakuba yawe yose akubera umugisha. Haleluya. Nugera mu makuba akaguca intege, ukumva ibibazo byakurenze, ukumva ugiye kwiyahura cyangwa ukumva wacitse intege bikomeye ukanga n'abantu, yewe Yesu yarasezeranye ngo amakuba yawe yose azakubera umugisha. Niyo azakweza rwose maze atumushikama, niyo azakweza rwose agukomeze amakuba. Urumva isezerano Imana yavuze ko nugera mu makuba ntuzacike intege, uko azakweza rwose akubera umugisha. Imana irashoboye, maze atumushikama, niyo azakweza rwose agukomeze. Jya ubwira Imana ibyawe maze gukomeze, ntukabwire abantu. Abantu barakumva maze bagera hirya, kandi bari bakumvise, bagera hirya bakaguseka rwose, bakakugaya cyane, bati mbega umuntu we, mbega umuntu we, ati mbega nkwarananirwa guhisha ibye. Imana tubabarire. Cya gatatu, ibigeragezo n'ibikugwa gitumo, ubuntu bwanjye ni Imana ivuga buzaba buhagije. Ibirimi by'umuriro ntibigutinyishe, bizakongora ibyaha, bizagukuraho ibyaha, usigara utunganye. Uru rugero turarufite rwiza cyane muri Bibiliya rwa Meshake, Abedenego na Shadurake, uburyo bajugunywe mu muriro banze gusenga ibigirwamana by'umwami, maze hajugunywamo batatu. Umwami aza gutangara cyane, abonamo umuntu wa kane kandi hagiyemo batatu. Amaze umwami arivugira ati ko twajugunyemo batatu hakaba harimo undi wa kane, ati kandi none gitangaje wa kane arasa n'umwana w'Imana. Maze ibyo umwami yarwanyaga ari mu izindi mana, nawe asingiza Imana ihoraho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bizakongora ibyaha, usigara utunganye. Umuriro ntukagutera ubwoba, bizakongora ibyaha bikuboneze, uhitubonera were, maze ukurweho ibizenga byose. Icya kane, unamba ku Mana ntizamuhemukira. Haleluya. Ntizamuharira umubisha na hato, nta na gato. Satani ntazaguherana uri kumwe n'Imana. Unamba ku Mana ntizamuhemukira, ntizamuharira umubisha na hato. Nubwo ingabo zose z'umwanzi zamusatira, ntizamuhemukira. Ntugatinye. Uko byagenda kose, uko ingabo zagenda kose, ukuboko kw'Imana kurabiruta byose. Ntizamuhemukira, ntizamuhemukira haba na gato, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ishoje ivuga iti nubwo ingabo zose z'umwanzi zasatira umuntu, uwera w'umwami ntizamuhemukira, ntizamuhemukira, ndetse ntizamuhemukira habe na gato. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane kubwira ijambo. Uyu munsi ntabwo turi busome isomo rya Bibiliya. Iri somo rirabaye. Iri ni isomo rikomeye. Mwabera b'umwami mwe, mwicika intege. Ikibabaje nuko abantu bitwa bera b'umwami, ariko igiteye agahinda kurusha ibindi, bitwa ngo barera. Bibiliya tubwira ijambo rikomeye ngo iminwa yabo iramvuga, ngo ariko imitima yabo imbakure. Ngo bampimbarisha iminwa yabo, ngo ariko imitima yabo ikagenza ite, ikamba kure. Cyo ni ikibazo gikomeye cyane kubona byonyine muri Bibiliya. Rega nta kitarimo. Harimo ubucamanza, harimo ikizakurengera, harimo ikikwereka ko ugoramye, harimo ikikwereka ko ugororotse. Bibiliya nta kintu kitarimo. Hani kongera ngo twese twaracumuye ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Uwigira umwere ntago byemewe. Twese turacyari abanyabyaha bo kubabarirwa. Niyo mpamvu dukwiye kujya dutakamba buri munsi kugira ngo ibyaha bikurweho rwose, maze duhindukire tube abana b'Imana yisumba byose. Rero inshuti z'Imana, iyi ndirimbo 167 iri kumwe n'indi 166 yitwa ngo ay'urutare rw'Imana. Yewe rutare rw'Imana we, rutare rw'Imana ninde mbese? Ni Yesu. Iyo turayiririmba igice kimwe muri episode y'ubutaha tuzayirimba yose. Ngiye kuyiririmba igitero cya mbere cyonyine, maze dukomeze n'ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze n'abantu bari mu kaga bamenye neza ko nubwo bari guca mu bikomeye, natwe twabinyuzemo, n'abandi baracyabinyuramo, ariko Uwiteka aracyari Uwiteka. Aho ngaho kubabaje cyane niho usubirizwa. Ese none Imana yaguha ibisubizo by'iki ubaye utabikeneye?
ariko hahandi ukeneye ibisubizo cyane, waburaniwe, wabuze iburyo n'ibumoso, niwe Imana yigaragaza kugira ngo nawe uzemere ko hari Imana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iyi ndirimbo ay'urutare rw'Imana. Ay'urutare rw'Imana, ireka nguhungiraho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Umva iki gitero ngo ay'urutare rw'Imana, reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Iyi ndirimbo irimo umuburo w'abanyabyaha. Ubwo umunsi ibyanditswe mu byahishuwe bizaba bigaragara, ibyanditswe muri ka gacuma k'umujinya w'Imana kazaba kagiye kumenerwa abanze kuyumvira. Ngiyo umuburo w'Imana, ubwo abantu bazaba batakamba bati, ngaho Yesu kuko watumeneye amaraso, kera waratumenewe, none watwemera n'uyu munsi tukakwihishamo umujinya w'Imana. None aho ugira ngo uzatakambe ku munota wa nyuma bitagishoboka, wakwinjiye nonaha, wakwinjiye mu irembo rifunguye, maze ugasanga umwami, ukanyura mu nzira ntoya itari yayindi inyuramo na bose, kuko inyurwamo na bose igana mu irimbukiro, kandi inzira y'abera ni ngufiya, kuko n'abayikeneye ni bakeya nyabona, ariko izatuburwa nuko bizakenerwa na benshi. Kandi rero reka mbabwire, ese uziko nitujya mu ijuru bizamera neza neza nk'ukuntu twaje nta mu mahanga? Uko abantu bagiye bazana mu ndege, siko bose bagiye bajya mu mareta amwe. Mwarazaga mukava i Kanombe, abandi bakava za Uganda, abandi bakava za Ethiopia, ari ugasanga mwese muhagurukiye ku kibuga kimwe, mukagenda mugera ku kibuga havamo umwe, mukagera ku kindi hakavamo batatu, mukagera ku kindi hakavamo bane. Kuko inzira z'Imana zaho zimeze, abantu bazajya bakurikirana bagende, maze ubone ukurikiye pasiteri, ubone ukurikiye diakoni, ubone ukurikiye umukristo umugenzi wicaraga imbere yawe, ugira ngo muri kumwe muri kujyana. Nimugera imbere buri wese ajya iburyo, undi ajya ibumoso, undi ajya iburyo, undi ajya ibumoso, undi asubizwa inyuma, undi akomeza. Ntawe uzamenye umwe yerekera, yabona ntawe ubizi. Niko inaha byagenze. Ubwo nizo nzira ntabwo zazijya hamwe, hari zazigana ku irimbukiro, maze uvuge turamuntu ko twasenganaga, nkaba mbona asagiye muri ranzira, noneho bigenze bite ko mbona tutakijyanye urugendo zibaye ingendo ebyiri, kandi twari bamwe mu nzu y'Imana, narabonaga ari gukora cyane kurusha abandi. Bigenze bite inshuti yabeza? Maze rero ibitangaza bitatu bizaba mu ijuru kurusha ibindi. Icyambere gikomeye ni ukwibonayo ubwawe, cyo ni igitangaza cya mbere. Cya kabiri, kubura y'umuntu wakekaga ko azaba ariyo, ukamubura rwose, maze ukavuga ati yewe Mana we, wa muntu waturishaga ko ntamubonye, wa mudiakoni ari hehe? Kandi kumbi mu rusengero yareraga, ariko yagera hanze agahinduka isega iryana, yagera hanze reka shwi agahinduka undi muntu. Kumba umuntu akaba yera gusa mu rusengero, natera hanze yarwo. Nyabuna ibyo tuvoma mu rusengero mureke tujye tubika mitima yacu, uko nibyo bizadutunga cyagiye kigeze. Maze wanyiruka baduti pasiteri ari hehe, apotere ari hehe, Mana yanjye se wa muturanyi wanjye ko twajyana gusenga ari hehe, abana banjye bari hehe? Iyo miburo yose abantu bakeneye kuyumva. Ariko indirimbo iti ay'urutare rw'Imana, reka nguhungireho, tangira uhunge nonaha. Guhunga ntago ari ububwa. Iyo uhunga ubukiza amagara yawe, iyo uhunga ubugira ngo uzarokoke maze uzatanga ubuhamya, iyo uhunga ubugira ngo uzamenye icyo uzavuga icyo Imana yagukoreye. Hunga rero udapfa. Ngo ay'urutare rw'Imana, reka nguhungireho ubw'imbabazi zawe bazimana zihoraho, kera waramenewe, kera tumeneye amaraso, kandi turayemera, none ubu nkwihishemo, unyemere ubu ngubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Nimuze rero igihe cy'indirimo kitaragera, maze duhungire ku Uwiteka, ahubwo ngo tuzihishe umujinya w'Imana, nubira turakariye kubw'ibyaha byacu. Ariko ijambo riravuga ngo Imana ntiyanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Iyo umuntu yihannye iramwemera rwose akagaruka, maze ikamugira umwana wayo. Ndetse nko mu ijuru bakora igitaramo bakishima. Bino bitaramo tubona mu isi, abantu bishimye banezerewe, bagabiranye, bahembye, abantu babyaye, ibyo bitaramo byose mu ijuru bizarenga, ngo tuzaririmba indirimbo y'abera n'iya Mose. Haleluya. Indirimbo rero yindi tugiye kuririmba gato, indirimbo ya korari
umutima wanjye unyemeza ko ndi umunyabyaha, umwuka wawe wera unyemeza ko nababariwe, narababariwe rwose ubundi umwana w'Imana. Haleluya, icyubahiro n'ubwiza ni ibya Yesu. Murumva ngo icyubahiro n'ubwiza ni ibya Yesu kuko wababariwe. Rero garuka, yewe ubabaye, yemwe abari mu igisubizo ni kuri Yesu gusa. Amen, amen.